kumbwira se nuko nari mukumbuye sashe nanjye nari mukumbuye numvaga nari bugera ahangaha ariko nawe watinze siko mumaze iminsi cyane siko mukumbuye n'umutima ugasimbuka mu bugezi bw'umumano iyo nkumva naguye kumenya ikintu cy'itara ese ugira ngo nzana n'amafaranga afite se uko mba ndi guhiga koko ese iyo umaze kuma amafaranga ubundi ugomba wituza sinaje mbabwira ariko hari ibindi bintu byashizemo ikize hari ibindi bintu byari byashize nashakaga guhaha ese amafaranga nakoresha ntabwo akoze sitoke ntabwo yakoze sitoke ihagije nta kibazo mu kanya njya kuri banki ndaza nanjye none se iki nta kintu uri kumbwira sinzi ibintu byawe ntose suzi ko gahunda yanjye ari ukubanza tukana kandi urabizi nari mukumbuye none se kabuye ko ntacyo umbwira njye si ubwo uragira ngo mubwire iki tukabona namwe hari igihe mufata nk'abana none uraje urabizi nari mukumbuye muzigenda kubona ariko reka niba ugomba kunshyira muri mudi yacu yose sinzi ko wagira ngo ntabwo tumenyeranye uri kwitwara nk'aho tumenyanye mu minsi ibiri cyangwa itatu tugende abari hanze muri gutinda ngo bari gahunda bazi ngo tugende ngo baranamenyera tugende Bosoraje. Bosoraje. kati ntabwo ari kuri kwinjira ntabwo ari bose urinjira uvuga ngo araje kandi injira ni ngombwa winjirane n'igihugu shayinjiye nk'umudivantisite wakererewe muri korali uravuga ngo araje murasaba imbabazi araje wa mugabo ari hano n'abari ndetse kumuha karibu kugira ngo banze ibintu ukora ndaje ibintu nkora se byinshi bijyane gusa shire bite nasuye ninde wajya n'ibyo bintu bibisi bijyane neza kati babikari n'icyo oya bambire ese bite byawe nakubwiye ngo tunganya n'ameza ibyo binifanyirize uri tuganire wagaze ngo marize ese byo ndi kukubaza ntabwo uri kunyumva ndakubaza umusore n'uwabe byo mureke yicaye n'umukozi ntumbwire ko n'ibintu byose ngenda gukorera ugenda uzana abasore hano muri iyi nzu uri umukozi wacu umukozi ufite umukozi aka kanya sita wacu kabwe n'ufite umubazi uri umukozi wacu urabona ndi igicu winkora nge sobanurira ni muntu ki arakora iki hano sigomba kubwira kandi ese ujya wibuka ko iyi nzu nyishura ngewe ibintu byose naraguhaye ibintu byose nta soni ndetse amafaranga nanga agakora iki amafaranga yahise kandi ubundi uri wacu yewe nta n'ikintu navugana nawe kuko si ngewe umuzana hano birumvikana ubu ntabwo bari guhamagara basanga ni abandi bagabo mbego bari kwita ibyihoreye ni iki wamburanye koko ni iki wamburanye ndagukundura bindi uri umukozi wacu yarabikora isuku none isukuranye ngo ni umukozi aha ngaha uzi n'ikindi ndagiye ngende ariko muzongera kumbona bayatoka gumana n'icyo dore ni n'umusore ni si bogare cyangwa ngo ukunda amabogare gumana ni bogare ya aya toka nakubwiye ngo uzongera kumbona oya asoni
Akoze n'urukundo mukunda ni byose mukora kuko nibi wakanyituri. Nawe ratiyuka ko ndumukoze muri urugo koko. Nuko nzamumfa. Nemere iki? Ese undi wumeze ute? Umeze ne gute se nyina wumeze ute? Umeze ute? Ntani sono ugira. Ese undi ubwo we nta n'ubwo ureba ngo ubanze unatekereze muri wowe. Niba umuntu umeze gutyo usa gutya yinjiye mu nzu. Ntabwo wakora ibyo mubwiye. Njyewe ndi iki se none? Wowe iki se ngaho ibaze? Ujye umenya ko hejuru ya seti haba hari bwana. Wabyumvise? Ntabwo mbaye seti. Ubu se ikintu ukora kuba waza ugahaha nkarya nkagira gute. Reba ino nzu ndoma. Uri kwibona? Reba ino nzu urebe, twabuze urebe intebe nyine kurya urebe nanjye ukuntu mba meze. Uri kumva? Wumva ari ibyo ubikora. Ariko ibyo mba nakoze n'ibyo wansabye. Ibyo wakoze. Ni nuko mabona ibyo ushoboye. Hari abandi bashoboye ibirenze rero. Uri kumva neza? Uyu wirinda akora muri iyi nzu wowe urahaha gusa. Amenya ko ugomba kwishyura inzu, amenya ko ngomba kugura umwenda mwiza, amenya icyo nkeneye cyose nk'umugabo wanjye. Noneho wakarima ka rusange buri muntu wese no kugira icyaza n'akazi. Ibyo ntibikureba. Wowe menya ko ugiza uhahe ukora ibyo ukora ugenda. Hari ikindi n'ubuntu umuntu yinjiye hano utitike. Ubu ngo ntabwo ari njyewe rero. Imyenda yambara mu nzira ngenzi vansi. Uri turagenda. Nagenda se urabizi nabivamo wowe. Wowe nyine guma hano sibyo? Twabyoreye koko. Nagaruka mbayeho. Nagukundaga nziza ko njye njye dukundana. None basabuze byose basowenda wagaruka. Oya. Mukora soka ko ndumukoza ahangaha. Bihana uwasakaje. So urumva wenda bashaka gushyiraho gucyaha ntabwo ngende kuburanya ubutabera bwacu because I do trust them n'ubutabera ndabwemera n'uburyo bukora ariko ntabwo dushobora gushyiraho comment ku bintu nk'ibi umuntu yabonye bimeze gutya. Jihad twemere ko yakoraga amakosa, twemere ko yibasiraga abantu, barebe mu byo yibasiraga bavana n'ibyaha bifatika nabo yibasiye bijye hariya abiryozwe biri official. Ariko kuvuga ngo groupe ngo anyway warenza wiki nagere bamuhanda yagiye kugenda mare biyo ntuza ibihana birangiza agaruke ariko ntabwo ibintu bari kubitegura neza ntabwo ndi kubikora ngo byinjiye mu mutwe. Urimo kumva naba ngabakoza ngo yabaje abantu mwebwe muroroshye abaje abantu ubu ngubu bagiye gusesengura ku bantu bakoresha social media. Jihad niwe wavuze ibintu bibi kurusha abandi bose babayeho. So anyway, Jihad nagende abakunzi be urumva abakunzi be bamutegereze agenda yikurure muzamubanire hanyuma nabanzi be ni mubyine. Jewe ntabwo Jihad ari umwanzi wanjye si n'umukunzi wanjye, we are just there. Ariko ntabwo ngiye navuga ngo gute si video ya posting the screenshot. Hano mwaga muri mwese ninde muntu utarabonye screenshot? Hagira umuntu utambwira ngo ntabwo iyi video nayibonye ya mpano. Ninde utaza kabuno ka ya mpano? Nawe ninde utarabonye ya video? Ibare ngiye n'umura cyayifite. So ibi ngibi rero kuza ntabwo ngewe njya bikwiza mu mutwe. Hanyuma ndababaza mwe ibyo muri kwivugisha ngo nyeshu ndababaza twemere ko bajadiza muri hasi ngeda bazikuye he ko bakeka bazisakaje ari puzzle ko puzzle yabaye umwere zira video zavuye